yanga ntabwo yigeze yiyumvamo nk'uyu munsi turimo kuyifatamo. Reka kabagereho batuye buri wese wigeze akunda cyangwa utarakundaho cyangwa uteganya kuzakunda. Ntabwo ari ibyo gusa nkatuye n'abagome bose umuntu wumva ko afite ubugome muri we. Uyu munsi ni igihe cyo guhindura uhereye kuri aka gafilime. Hagati ndakamutuye abagome bariho bose ndakabatuye, hari abajya kuroga, hari abajya kuraguza, hari n'abajura. Ariko buryo umuntu ujya kukurogesha aruta umwicanyi wagukuye mu buzima ko wabakina mu buzima bwawe. Kabagereho hagati ndakamutuye kabona Pierre Hey. Nukuvuga ngo gasobanura mbwira ko unkunda. Izina rya filime ni kabona Pierre Hey bisobanura ngo mbwira ko unkunda. Aho ni mu Gihinde. Filime no kitangiye barakwereka hari uwarotaga afite cyarotaga ng'icyakuno ni cyarohiti ni rohiti gwararotaga gitari karagasaka gisonaga ngo gikanguke bwakeye. Cyara ni umusore mwiza, ikintu nababwira ni mwiza byo. Beba nawe hari abasore bareba sinjya amenya abasore beza gusa uyu munsi menya umusore mwiza agiye nyiro kubabwira. Yarongeye yibuka indirimbo yaririmbaga arota. Niba hari umuntu wari warota arimo kurya ibiryo biryoshye, uyu nawe yarose yashimishije abantu. Barakwerekana bwarara wenyine afite karumuna ke kakana gatoya. Amit Amit चल उठ जा यार वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी. Kango kutaza gucererwa ku ishuri. Muvandi क्या संडे wibagiwe ko ari ku cyumweru. Uyu munsi ni ku cyumweru sinkanguka. आज संडे Harya ni ku cyumweru. Yasike सॉरी यार. Mbabarira ko gukangura afite karumuna ke karamubeshye ngo ni ku cyumweru kube ntabwo gashaka kujya ku ishuri. Hari utwana tuba duteye dutyo two tunanga ukabwira kujya ku ishuri kakanga. Usibye ko mugeze nubwo kangaga karamushukaga kubera ibitotsi gakunda kwiga. किधर है वो क्या आंटी Akana kariye tante आज संडे है संडे. nawe wibagiwe ko ari Sunday ni cyumweru. Ngwiki संडे आजकल 2 दिन पहले harya hari ibyumweru bibiri mu cyumweru kimwe. Uyu munsi ni ku cyumweru cyawe cyakubeshye subirayo gikangure. Ngwiki वो बहुत नॉटी है cyakubeshye nyine. फिर उसको जल्दी Nawe urekananga nkawe ni tante wabo yasibe kujya nubona kana katiga nushaka kuzajya ugakubita inshi ntukemere ko kakwegera. Kutiga ni ibintu bibi cyane. कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. Yaranje nakurutuguru भैया को लू बनाता है. urimo ndashisha mukuru wawe kwa gatanu ni ryari byabaye ku cyumweru. ओ भैया थोड़ा सा झूठ Ubeshye gatanu mvandimwe. सुबह Nubwa mbere mu gitondo mbikozeho. भैया Mubwire आपको तो कोई भी मामा बना nta muntu n'umwe utabeshwa. मेरे चेहरे पे लिखा है क्या. Binyanditse ko ntabeshwa. सीधे Uroroheje और सादे भी witwara buhoro ndetse umeze nka marayika umuntu wese yakubeshya. कर रहा है. Ngaho एक kanguka आदमी बोल सकता. kanguka. खेलने में बहुत मजा आता है मजा आता है. मुझे छेड़ने में मजा आता है. Ngire cyangwa mubwire kisekeje. जब तुम मुझे छेड़ता है ना तो मुझे भी. Iyo nkuru ibirenge ndabyishimira. Ni karumuna ke yimbya umutwe kakamushitura. Bafite tekinike yabo ko ari babiri kuwe na karumuna ke kugashitura karamukunda kagakunda. Barakwereka bajya gufata ibya mu gitondo ariko akana kambaye neza kagomba kujya ku ishuri. Nakubwiye akana katiga na n'uyu munsi kandi wakana we nibutiga ukabureba iyi filime ubimenye ko atari byiza. Umuntu utarize iteka yicuza yamaze gukura. लगा कर देती है Kaje hakuno gahura na tante na mama कहाँ nako na onkere. Tante nuwavaga indimwe ngire ngahari चॉकलेट na nyina niba atari umugore wa anko wako. आपको छोड़ के मुझे पकड़ लिया. अरे ये बहुत होशियार है Uyu munsi kagomba पक्का kurya. है कैसा काम निकालता है नहीं Ngire icyo mbabwira आंटी mama mbwira tante दुनिया में रहने का ना तो होशियार बन कर रहने का और होशियार बनने के ninongera kubabeshya butazo tuzarya inkoko buri uko mbabeshye tujye turya ibiryo bitandukanye n'ibindi. समझ गया हम शाम को चिकन बनाए ndabyeme watubeshya uyu munsi turarya agakoko nijoro. Bafite akana baragakunda karababeshya ariko kaba karimo gukina ntabwo kababeshya kareseriye. Akana gakunda kwiga. गुड न्यूज है. Mfite amakuru meza rohita. होटल का मालिक उसको रात में एक सिंगर का जरूरत है. देख ऐड है. व्हाई डिड यू ट्राई मैन. Reba hari hoteli ikomeye cyane 5-star hotel mu Rwanda yari nitwa Serena Hotel. करता है ना ये Ngo uyu munsi bafite umucuruzi uri bujyeyo barimo barashaka n'ubujya kuhacurangira. का बात जिंदगी में एक बार सुनो. Muze hari hakuno we abagabo baganira itekura bumviriza. इसका वास्ते करता है लेकिन ये काम जो वो करेगा ना वो अपना सपना पूरा करना का वास्ते Iyo करेगा. umugabo ngo yiriwe yishuse nijoro iyo bwije arafite mu nzozi nziza. गाना जिंदगी में खुशी. Umuziki ni urukundo ndetse umuziki umuziki uba wuzuye urukundo. Yahaye Rohit ikinyamakuru Rohit yagomba kugeza muri umuna ku ishuri yabo barimo kugenda. Ya matara bita Feruje arabahagarika. Ndagira ngo ukuri ikintu narebe nta miziki turagira ariko miziki iyi filime ndetse na filime ubwayo barakwereka kakana na mukuru wako bajya ku ishuri. Rohi mbabarira undebera umwana mu ngano
mwana ungana nka Rohit afite kirumuna cye n'ikibandi akijyanye ku ishuri. Umukobwa umukobwa ari hano mwiza, umukobwa mwiza nawe wareba ko ukavuga uturiya mukobwa ni mwiza. umukobwa ari hano kirumuna cye nicyo kimweretse kumva arimo arimakiya nabo bamurebye. Iyi modoka yaratangiye ntiyabona ko bamurebye. Gikurikire we mukuru wako nawe aranyonga igare agomba kukageza ku ishuri. Nababwiye akana katiga n'ubu ufite akana katiga jya ugahata ibiti ugapangira ibiti nka 5 ku munsi, hashize umwaka akazasubirayo. Barakomeje bareba igikobwa ko mbere Rohit yatangiye kuroba basi so kwitakaye. Bana nako ni keza wapige nta kigenda. N'umuryango wa Mutara niyo mukobwa kirangije kireba imbere kizamura n'ikirahuri. Dore ko bisa mwabinyonzi mwe. Munyonzi na murumuna we kumbe n'umunyonzi ufite discipline. Hari abanyonzi baba bameze batyo, hari abatagira discipline bagira ingeso. Icyangombwa ni ingeso mbuzima. Barakwereka umukobwa ageze ku ishuri yarabanje yireba kakana. Bamweretse kamuriho. Cyana cyambwiye ko nta kigenda reka ngakureho. Mukobwa mwiza Amisha Patel niyo mazina ye. Baramwereka umukobwa nawe. Umukobwa hari abantu baseka rwose ukabona baseka. Banyarwanda kazi ni mwige kwimakiya. Bye hamare motor khane pe. Imana nagatangaze kunzaniye. Rohit yagezaga muri umuna wo ku ishuri akajya ku kazi. Are chhado ji. Tusi akhir kamal kitna sir ji. Shakti du ne apni sari aatein bas. Sarji ni byiza kongera kubona uje hano. Umusaza w'uruhana witwa Sarji. Bas yaad kaise aana hua? Bas ek gari chahiye yaar. Niki cyaba kikuzanye nje kugura kamodoka. Dan hazir hai. Ufite modoka kiko mfite modoka nyinshi. Rohit ya mundia. Ngwino hakuno. Rohit ni umwe mbacuruzaga amamodoka gusa we ni umucuruzi dore boss nyiri amamodoka n'uwe. Uyitwa Rohit. Sada purana jigri yaar. Uyu ni inshuti yanjye yitwa Saxena. Wala Mr. Saxena. Ni inshuti yanjye magara.